Nkuko bisanzwe rero bakunzi ba game night nanone twagarutse. Murabyumva mute? Ndi kumwe n'abakobwa beza musanzwe muzi bamenyereye. Ariko Gigi, kuri kwihisha abanyarwanda. Abanyarwanda ndimo kugenda bapfunyukurira gake. Fans ndi kumwe na Gigi. Sandra kwa njye wireka sizo sobe zigeza ryari. Saint ya Sisi. Slay mukuru. Guys, noneho rero mu mukino dufite umunsi mufora rubuye. Nta kintu muri kwibwira, dore mfite ibitambara hano. Umukino tugiye gukina muri game night y'uyu munsi wacu ndi kumwe n'abakobwa beza b'itomati batajya banenguha. Tugiye gukina Gigi niwe ngiye guheraho kugira abadukurikira babone muri umukino tugiye gukina. Okay. Guys, umurebe muranaze ngotse. Udasebye ahubwo bambora. Oya ntabwo Gigi ngiye kumupfuka mu maso. Nubwo ndi kumwicira makeup rurankubita. Mumba bariye twe kubisebamo na makeup yanjye yagendeye. Mujye mundabura gake gake. Ayi. Egwa teri. Turi gupfa nawe kurebara. Ave. Nta kintu kubona. Oya. Gigi uri kubona. Gigi uri kubona. Ndizabo ndi kubona. Ngenda hariya. Ngaho mora. Gigi ari kubona. Kubona. Shagi ari kubona. Ndi umwijima proro no wanankanyaze. Kana gatamura banza kabonera. Wow. Gigi. Hano dufite ibirahure bibiri. Gigi ari kubona imboneza y'imo. Bashaka ikintu kigira. Oya ari kubona. Ntabwo. Ari kubona wese. Bana aringire neza baramfasha. Uswani bane. Yego. Bashaka tukaza magana. Neza. Yarari kutubona. Akajamo. Oya nibyo. Reka mfunge. Mambira. Mfasha inyuma ko n'ubundi simbyishoboza. Oya. Umeka kwa Sandri irarata senti mfasha. Rero kukwara n'icyaha. Tumuri kwa ndi bukuzirike. Wabonye Gigi nabi muri kunkorera. Siko birakumarika ngo fashe. Ubona ndamenye. Isuko gitwahuje amaso. Nta rugiye gukora wemeye muri kutureba. Usiko nari kureba. Ahubwo reka mwere. Sadari. Ayiba. Oya kuma gutyo. Yego. Oya Ngana nabumbura Isari kuyamosha man. gutya. Gigi. Yego. Okay. Sawa. Guys, abanyarwanda babona ko mpfuye ku munota. Ahubwo byanze gufata. Ipaka no gupfundikije. Gigi ndaro ndakira agiye gukira. Kunda ureba heza. Mfite ukureba. Gigi umva. Gigi kandi Gigi sijya mwizera. Yesu Sadari ni ukuri. Ahantu ndi mu gicuku ijisho rirahambira ubwaje. Fans musko mugiye kugenda. Murabona hano dufite ibirahure bibiri. Kino nta amazi arimo. Hano harimo amazi. Gigi agiye kuza afata ikirahure kitarimo amazi, asuka amazi like this mu mwiki kiri vide. Mwabibonye? Abikore atabona. Turebe. Twatangiye. Arahambira arapfutse mu maso nakagaragara. Agiye kuza hano asuke amazi mu kirahure kitarimo amazi. Gigi twagiye. Samu mdandate mwawe. Oyihindukize. None se kwa kundi bakubwira gukoresha ubwenge bw'umutima cyangwa ubwonko bwawe. Ubwenge bw'umutima ufite. Nana kuri Shobaka. Ari kwifundura naryo ubwaryo riva hasi. Ahubwo ari kugenda rye. Ntabwo ndi kugira ngo basi ikintu kireka ndaguha. Okay. Adore dupfikije ndagukanye gashawa mwana. No kuri lavabo. Nyine Tujye
noza kubirahuri urugomba kubyikoreraho nta n'inyinya ntabwo kirimo amazi n'iki urafata amazi yasuke mu kitarimo amazi abarebaga n'uburyo kuna amaso yarize kuberende okay ngawambira sente dufite umwaka pe Swamba. oya njye naje gusanga ntazi guhambira ndabahambira bakandebera oya ndetse ukuntu punyitse ijisho ahubwo rero mfite ubwoko rivaho Shashizemo n'ubugome pe. ntawe ushyiramo se rero ndaje ndakwereka ukuntu tubigenza Undi ko nashyizemo ubuntu. kuko imana ntabwo ngubabaye cyane ariko Gigi hari ikintu uri gupfa na senti Nukuri ndetse mu kanya nkoze ibiki hava aroshya sha byoroshye Ego. oya havugirayo bagerayo Ngeze n'umuntu. oya nta muntu muri twese bijyayo jaseti nubikora ndamenya ko mu karere niturangiza agakino ndababwira kabaye Imana gusha ntabwo ndi kureba. seti oya ibiri bukunde ndemera nkazirike senti Ahazemo na beef. ukunda se seti oya ubwo ni ubujura Ntabwo ndi kureba. igitambaro nacyo ntabwo kiri gufata guys Kiranyerera. Kigiye kumana. already kiri kangufashe wawe mfasha seti ibintu nkoze mu kanya urabizi okay koresha iki sorry koresha kana ibi ni byo bombo None ijisho rikuyemo pe. ntabwo ndikuramo cyane urakuramo gake Ufunga gutyo ntari. Wallahi ntabwo ndimo ndabona. jya hano turebe arimo arabona Nukuri Ntabwo ari kubona. bari kubonera mwahashaka Izina rya ntabwo ndi kuyasura. Gigi naratujoramo amazi guys reka Guys, ndapfuye pe. seti turi kubona Izina ryo ntabwo ndimo ndabona. niwe ugisukamo neza ndabizi ari kubona Ntabwo ndi kubona Gigi. senti iri kubona senti apima ari kubona ameze nk'urugusiga inyuma ari kubona Izina ryo ntabwo ndi kubona. ariko ntacyo arabikoze mwabibonye adari toshe ibitambaro bifite amaso afite amaso manini guys ibitambaro bibiri ariko se mwavugane ibaze ko ngiye kuzira ko mfite amaso marire buse bibiri birafatanye hano yobuze uko byabona bisariye ko bagiye kuwushyiraho bibiri afite amaso manini yesu wallahi gafite ubugombe shoze kantu mu mutwe mu kanya bari nivumbura akantu ko kurebamo ako se Gigi oya anabavumbuye ese mu muziki ntabyo ntibugere rwose nabwo uzirike gahoro nawe urazagerwaho uretse nyine mutunganyirize uretse no kutabona ntabwo ndi kumva hari ibiganiro biri kuganirwa hano aho genda deri nguhaye rugari urajyayo mukanya ko nta nyinya nayo ishinya nayo ureke babwize ukuri sindi kumva ahubwo turi kubona ahantu hari kamera nzi ko icyerekezo ari kiriya kuko icyo wanzirikiyemo mana we ntabana adareba hano turagukoresha agatesite ni ukuri ntabwo ndi kubona ariko uko biri kubanguka atari narakubona umuginga nta kintu ndi kubona nzi ko twese tubitsinze birarangira bireke basigiye kubyina Bravo. aderi wareba nta Niba barareba n'ukuri kw'Imana. unododiye nta kintu ndi muri aba bazane bine byose Shakwa kari gato ntabwo yareba. aderi mbere numvaga nshaka gutsindwa rero urambabaje kubutsinze ariko iyo nsinzwe nishimye ndishima kuko ibintu mumaze mu kanya
manye ngo nisigera kenye ko kureba ukavumbure nari nakubonye yaturumbuye umujisho ntabwo ndi kureba yarahambiriye ngiye kubona umuntu umujisho uhuye n'uwanjye ndavuga ati uyu muntu uri kureba aho rero ahubwo dore ubundi ukuntu nabyishe di ubundi nari kujya guhambirira nka hariya ukaza ukabaka utazi uri kureba turasubiramo ntabwo twese twawutsina twese ntituwutsine ndabereka indi tekinike nibwo nemera ko twawutsinze ndajya nguhambirira nka hariya uturuke hariya uzi ukabaka sibye no kureba nta nubwo ndi kumva bose ntibawutsinda namwe turabisubiramo atere umwana kanye kamuhereza kuko ntabwo byumvikana ukuntu twese twatsinda inzara noneho zitangiye no kuvamo sinzi impamvu ndi kubona uri kubona oya ni ukuri ntabwo ndi bifate uri kubibona hoya usuka giteretse reba shana ukuntu ateruye uri kubona wa mwana okay bravo oya nyawe nishimye kuba tudatsinze njyewe ntabwo mbyemera sibyo ntabwo ndi kureba nabeshye nyina oya Gigi ntabwo bibaho ko twese twatsinze njye nabonaga mureke mbabwize ukuri noneho Gigi niwe ugiye nase ni gute wamufashe ikirahure gutya kugira kugisukamo umva mubwire tugiye guhambira umuntu aturuke hariya aza ashakishe hano ibi birahora asuke nibwo tumenye uwatsinze n'uwatsinzwe adena biri gufata oya ubusafukazi ahubwo reka mwereke ikintu kigiye mugumaho noneho tugende njya mpambirire rero ntabyo guhambira tugende gutya nta kibazo turaturuka hariya nibyo sawa ariko mugumaho muturebere okay are you ready ndi ready let's go mama ndatsinze mama akaseki upfe kugenda gutsembana n'igikuta tsembana n'igikuta adere nta hantu uri kubona musha ntabwo ndi kubona ndi gukoresha umutima urayamenye rero nayamenye dise ako nagerageje twagiye okay mugende mwembi babiri mbe barebera nabatsinda umuntu utsinda turamuhemba dore ibisabo mama guys aho uri kujya niho ndi kujya mubiranye n'umusigazi ibyanyu hano numvise agatapi okay murabona nibyo mushira yabira warukoze nibyo sawa mukaya nuko muragenda itamanika komeza imikino awa oh my god Ambo dufite ikirahure cyuzuye mwabibonye arayamenyesheje mu cyakabiri ariko okay njyewe amount of y'umukino ntago ndimwo je naje just kubapfuka mu mazi jana n'uyu nande nawe aragupfuka senti nane umupfuka banza umupfuke akazi buri shamura abana bandi senti uzi ko waje ntabwo kuvomera hariya
ubundi waje icyerekezo kigarapfutse numva sinzi no gutekereza wari wabase nigireyo shawahize sawa jya kuryama undi nawe amena duke nge I'm not sure ko ndi butambuke pe nabeshye ate utamwa biriya bintu ukoze mu kaje bw'ibyo wongeye nasize hano hatari amazi yarara ndabyibagirwa senti yaraza kandi naye yewe namaze gutsinda ntabwo nakurikorereza okay ushyiramo umuntu guys umukino ntabwo woroshye ndagira babwire ukore ko biriyo kandi kugira ngo nguko ngiye guseba waje kwiyana bishobora kuba habe senti nizo nzaraje guse mujombe ntabwo twatangira shabo n'ubugizi bwa nawe dayabere icyerekezo kira ntabwo rwose ngwino ni hano n'icyumba kijyamo kuba ese baso nakuganda amazi okay nabona watekereje nka Sandrine mu buzima ari gukanda amaso sinzi ko ari mu Wibeshye ukoreho. nukoreho ntabwo twakoze itonde maze waya shangiye kuyamena mwabanje gukoraho nizira ryo mwabanje gukoraho okay ngakora none suke ariko warekuye okay ngawarekura ngawarekura ndayamena pe tari yumvishe igipimo dutsinze turi babiri jewe nta nayo mibutsinzwe nta n'amazi n'amakimenye guys mwarimu hari ari njye nawe ninde wamenye menshi n'uyu nguyu ni wowe yego sonize uko wiharaje umukino waryoheye mba waryoheye rero mujye mubitwereka mutugaragaze muduhe n'ibitekerezo by'imikino mushaka ko tubakinira cyane none nk'uko bisanzwe twa dupapuro twacu ntabwo tujya tudusika ako maso bayakuyemo pe ariko hano dufite udupapuro tune kamwe kari ikibazo akandi kariho vide tugiye kureba ugitora sinjya mbanza hari igihe bavuga ngo nanditse ngo ndakazi dore niba banzi niwe mwana banzi nzajya murabanza uri bucura pucu nanacyo ibihano pe mwana wahaho biranze swata ayi mukobwa afite idune we ntabwo wabidukora kuko mubizi n'ubundi kamwe niko kaba kanditseho utundi turi vide kuvuga banje ni wowe okay ikibazo usanze kivuga gute ni ubuhe bumenyi ufite utize mu ishuri aha ndabuvuga nyine mu ishuri ubumenyi bundi ufite tugeze wiga mu ishuri bazubajije nde rero bajije umutegeko icyongereza guys munavuga ukuri icyongereza
ibintu nigiye hanze y'ishuri. Gigi. Icyongereza uvuga ntabwo ari cyo wigiye mu ishuri. Oya, nahure nacyo hanze. Ndetse nyine barakubitanye. Nawe wize muri ekole do. Do. Ibyo byaragoranye guys. Muriga muri ekole do nabwo bigaragara kongera do. Fanzi murabizi ko mu buzima busanzwe hari abantu tuba dufite ubumenyi. Baba bafite ubumenyi nako. Ariko barabwize mu ishuri ariko akaba no kuvukana impano. Kwa ufite nk'ubumenyi utigeze wiga cyangwa ukamenya ikintu kigomba kumenywa n'abize kandi utarize. Urugero birashoboka cyane. Nkanjye wenda urugero nihereyeho ubumenyi mfite ntize mu ishuri guteka. Ahantu nabyize mu ishuri ariko ndagerageza muzansure mbatekere. Oya, you the best I know. Nzi guteka nabishatse rwose navuze ngo umwanya ngiye kuba mu gikoni uturyo twanjye twakuryohera. Hari ubumenyi ufite utigeze wiga mu ishuri? Nabonye. Tijye kurashoboye mbere. Ariko reba nkaho ari nawe. Oya burahari. Nabonye. Mfite ubumenyi bwo gusetsa kandi ntabwo nabwize muri class. Dusetse. Agiye kudusetsa. Guys, atadusekeje. Naye mazi bifite akarungu mukuru. Dusetse. Ntagire vuba. Okay. Twitavuye guseka kandi. Dusetse. Cyane ntekereza ikintu ugiye kubasetsa. Aha. Turagutegereje. Twagiye. Usa simusetse. Oya. Twagiye. Dono se mugiye do none. Turatsinze. Sara abantu mugiye dobwiye ngo reka masete twagiye mu masete. My Sherry is my slay queen, my. Cynthia. Nkawe. Nuwe umenyi udakesha amashuri. Ubumenyi bwa customer care. Hanyuma akantu None. Wiziye section. kandi Wiziye Wa section. reka tukwame. Oya, customer care muri entrepreneurship bizamo muri sirindi somo Kandi atarayizi. ya customer care. Cynthia. Okay, which customer care uzi aziba nyinshi? Nukuvuga ngo customer care zijyanye n'ubucuruzi. Uruwa mbere. Uskwita ku bakiriya. Of course. Cynthia arababwira n'abantu icyo ucuruza bajye baza no kugusaba. Cynthia aracuruza Cynthia bwira abanyarwanda ikintu ucuruza bajye banaza. Okay, ushaka kunywa, ushaka kurya nibyo bya mbere bidutunze. Wabonye lunch ya saa sita. Wafasha lunch breakfast ya. Breakfast ya mu gitondo. Ndi hano. Yego. Akanimero kane inbox. Okay. Murumva ko azi gutanga customer care ku mukiriya uzamugana ntacyo azabura nta nyota nta nzara nta rungu azi no kuganiriza abakiriya. Aracha ninjoro bayifite Byose. breakfast ya gitondo ari nayo. None se mureke imbebariza akantu tutarava kuri iyo ngingo. Urabona murabyemera neza ko amahirwe aruta amashuri. Yes. Kuko hanze hadufite abantu bize sibyo hari gutya ukiga ukaminuza ukagera no kuri level yo kuba ufite PhD siyo yanyuma harya ariko mu by'ukuri izo diplome wajya kuri ugasanga nta kintu ukora byaraguhombe cyane ibyo ukoze byose bikanga. Muzi neza ko dufite abakire hano hanze batigeze bakandagira batari bazi no kwandika no gusoma bahagena imana Manuel n'abamanuti Urabona muri urabizi ugasanga nk'umuntu yagize umugisha wo kubona amafaranga atarize ubwo n'ubumenyi cyangwa inyungu ukuramo bitigeze bituruka mu mashuri. Ntabwo ndi kubuza abana kujya kwiga ni byiza. Nanone ku muntu utarize hari igihe ugira amafaranga wajya nk'ahantu ukenera kuvuga ururimi bikanga
wagera mu bantu utarize ko hari imyitwarire y'umuntu wize buryo n'utarize. Umuntu wize akenshi aba yarabaye muri societe, sibyo? Waramenye kuba muri societe kubana n'abandi, ariko umuntu utarize ageramo akantu ko gufunga umutwe. Akiyagara avuga ati sinize barabize bari kundeba mu mutwe cyangwa bari kunsuzugura, akaba umufunga mutwe. Ibyo bintu ntimubizi. Ngewe ari ikintu ntemerenyaho nawe. Okay, kwiga ni byiza cyane, ariko twemeje ko hari n'abantu batabona amahirwe. Yego, bitewe n'impamvu. Noneho reka nkubwire rero, twese turiga pe. Ariko buri impano hari igihe gutungura. Bro, ukavuga icyongereza, nk'icyo uvuga. Icyagi. Jewe tuganira mbiri uwa mu Rwanda. Reba ukuntu ndi gusa. Hari inyungu zo kukivuga utazi kucyandika. Rero hari igihe impano igutambutsa bro, kandi diplome uyicaranye cyane. Ni ibintu bisanzwe, habaho guhirwa, ariko kwiga ni icyambere. Iyo mpano ni plan B. Hari n'abantu bazi kuvura batarize. Abantu bakera ntibavurwaga amagendo. Ni bande se babyazaga ababyeyi. Ugasanga barakubyaje umuntu nta hantu yabyize, ugasanga arakuvira kizaragiye agusoromeye bya muravumba na bya akabyamiye. Nanjye urugero iyo narwaraga ndi umwana, nyogokuru wanjye yaramvuraga ngakira. Niba ari inkorora yaragendaga kotsa umuravumba, murawuzi? Umuravumba n'ibindi bita umuyenzi akabishyira mu rukoma agahambira. Abantu bamwe twa tuntu ndagira ngo dusuhuzanye. Bakanegeza gukanja umuyenzi ngo ndakira inkororane, cyangwa nabana rwayangine bagafata umuravumba bakawusirika mu kanwa. Oya pe. Iminsi 2 ngakira. None se yabyigiye. Na ubu ngubu ngo ni paracetamol ngo ni biki? Niyo mpamvu mukomeye kurusha abana nkatwe ubu ngubu. Barakomeye kuko bivuzaga ibintu biri naturel. Ibyo rero urumva abantu baba bafite ubumenyi bwinshi butandukanye kandi bategeze bakura mu ishuri. Ahubwo ikintu kibaho tinyuka urashoboye cyane. Wiherana impano yawe nuko utize. Hari iyo mpano ufite nizagutambutse. Ese usibye icyongereza niki kindi kintu uzi wize uzi gukora? Cy'umurimo w'amaboko. Nkora nkavuga nti fashion. Natwereke. Nakudesigning wacamo nakavuga ati wow. Nahagare kuri kamera hindukira tumurebe. Oya ibintu nambaye nyine biri mu buryo bwo. Oya ariko buri muri anakonda. Hagarara kamera guys. Agapira nakabuze gafatanye. Nekereza ukuntu ushaka kukagira gutya. Gigi. Hindukira turebe. Kandi urabona ko wow. West. Habisi. Mureme. Uko byaza kose fanya. Neme. Usibye gusetsa nuwe murimo w'amaboko uzi ushobora kubukora. Guys, zigusuka. Yansutse. Guys, mbanza kumisegura ukwera nambaye n'ingofero. Ntabwo nagiye muri salo nyine udusatsi ntabwo tubireye neza, ariko yansutse udututa twiza dukenyerera. Ntabwo ngenzi gusuka igituta, ahubwo uzanyigisha. Azi gusuka. Na menshi wayisuka? Byose. Ya utanabishoboye watinyuka urashoboye. Ako we usiko niyo mpano nanjye nyibagiwe. Uzi gusuka? Ifite pe. Utanasuka n'igituta. Imbere y'Imana nibanyuma ndaza kukwereka umuntu nasutse. Sandrine we nabyebera ko yansutse. Ndabizi none ngiye gukoresha na menshi. Ibyo biveho. Twitwagiye next. Impano atari customer care. Uroko avuga uti koko mana nanjye ni impano. Kandi ukoresha amaboko. Kuko uyu yakwambika ukaberwa. Yakubwira ati afata icyo kijyanisha n'iki birajyana. Uyu yagusuka ukaba wagenda mu gihe ufite imisatsi ijagaraye. Nanjye nagutekera ushonje ukarya. Atari customer care. Nakaye karimo k'amaboko. Impano ifatika y'amaboko. Nzi gusasa. Murumva ko azabasasira neza abageni gose breakfast babajwe n'umuntu uzasa she's the best babajwe n'umuntu uzajya ucikwa na game night azabahombye mu by'ukuri
si ubwo ko hari umuntu uzajya ucika ibintu kuko muzajya mumenya amabanga menshi Shari n'amabanga. Next mabya Adeline. Usibye guteka ukanemarembare. usibye guteka ese guteka si umurimo w'amaboko Nyine hari twe twagiye tuvuga bibiri bitwibira mu mibare. ikindi kintu niyize gutegura mu nzu gutegura nkunda utuntu Akukuturo kemeranyije. gutegura nyine gushaka Fata hano muri sibyo mbaki. gutegura nabyo ndagerageza nshaka kuvuga ngo hano hantu wenda nko kugikuta hambaye ubusa kanshaka akantu make nubwo kaba kari simple atari ibintu byahaye ibihenze ariko nkumva sinaba mu nzu yambaye ubusa naguteguriye rwose buri umbwiye ati ndashaka umurere nk'icyumba cyiza cyangwa sara nakwemeza Urumva dufite impano turateka turategura turambika turagabura turasasa dutanga keya turasuka turasetsa utugura ni ese umwana tuganye mu buri nasenze mu burani ki groupe ya fani turabasabye rwose mugomba kudushyigikira ibi bintu mukabikunda noneho tukanababwira n'ibindi byinshi birenzeho mutazi Niko bimeze. so twishimiye kuba mwabanye natwe umwanya wanyu mwiza turabakunda kandi nta rungu muzigera mugira muri kumwe nawe tuzabataramira tubasetse tunababyinira niba ngombwa aba abone ho kubaza akantu kajyanye no kubyina ni akantu kaje gutya mu bwenge nkanakonda nkibaza Aderi twavuze ku bintu bijyanye n'impano ugira impano yo kubyina ntayo nabagiye kubeshya abantu ugira impano yo kubyina Shara pepe. ugira impano yo kubyina ako kamano rero dore ko umuntu yibagirwa guri kibajyaga iwacu banankunda ushaka kuvuga ati ubyina Gigi urayifite kubyina ni ibintu biri mu maraso shagi wadukubite nk'agapaka tubabarire yewe turakwigenza shamwe mafasha nuko ari saa sita ntabwo ndarya oya Kandi ntabwo by'uno utariye. nuza gastori gina kugira ngo mu nda nyine bibe fresh ujye kurya umeze neza oya ntabwo ari nicyo bivugiye ari umwana kwa kundi abana bagiye barwana nko muri quartier umva uko wabihanganye ugomba kugaragara ko warwanye bro hari umwana twarwanaga tukarwana buri munsi ariko bigapfira kuri saa sita byapfaga gute nabaga naje nipampye nawe yipampye yabona ko turi bumukubite agahita avuga tuzira ibindi rero mwabyeyi mwaje ntare nuko ari saa sita mugoroka nyuma ya saa sita article ya nyuma tubabara tubyinira akantu gato base nubyina amasegonda menshi gato cyane k'umuntu nyine utariye ubwo noneho ubutawe uzababyinira nk'umuntu wariye tuzabaza tumugaburire imbere ashaka akantu k'akarimbo kora mu by'amatangazo ushyire play the nkunda gucurangira kandi Anaconda. anakonda se ko ukuntu babyina bari intambara kandi mba ntawe ngo ntabwo ndarya kanshaka akabiti ngo ucurangire Abyemeye wasora wanese murusha amajwi indirimbo shavunisha kuri bluetooth seriye nkabyine bya seri ko babijya
Wubahwe. rwose congratulations urabona ko iyo mpano nari nayihishe mureke mubwize ukuri mwebwe ntabwo mwemeye ni ukuri kigaze kubyina ese wazanyigishije nzakora ishuri babarira ahubwo iki ni cyo kintu ugiye Nanjye iryo kunyigisha shuri nzarijyamo. Ni ukuri. fanzi mwebwe murabibona gute ukeneye n'umuntu ushobora kukubyinira ukishimira bigaragara yaba ufite pato kivuze abantu bazi gususurutsa gige mwamubonye and make sure ko you have a money rero bafana bacu turabashimiye cyane mu by'ukuri mwakoze kubana natwe nk'uko tubibijeje nta na rimwe tuzigera tubicisha irungu tuzabakinira tubasetse tubabyinire maka bimeze ubwo aho mwege muzajya mutubwira ati wow mukatugenera ibihembo bitewe n'uburyo umuntu ya performance mujye muduhemba turi hano kugira ngo mwishime mushire irungu kandi turabakunda cyane rero mwakoze kubana natwe tuzasubira gutaha God bless you mwakoze cyane